Tekereza uri mu gasozi rwagati mu ishyamba rigizwe n'umukenke ukeye ku zuba, ubutumburuke bw'ikirere bwuzuye ituze, amajwi y'inyamaswa yose acecetse, umuyaga nawo wahagaritse guhuha, maze mu kanya gato nk'ako guhumbya ukumva urwamo rw'induru n'imijugujugu ikaze rukanyeganyeza ikirere. Ibyo byose byerekana ko hari ikintu gikomeye kigiye kuba. Ni ikimenyetso cy'uko umwami w'ishyamba ahageze. Uwo ni intare, imwe mu nyamaswa zikomeye kandi zizwi cyane ku isi. Inyamaswa nini yo mu muryango w'injangwe nini wa Felidae, kandi iza ku mwanya wa kabiri mu bunini nyuma ya Tiger. Izwi nk'umuhigi uri ku rwego rwo hejuru, apex predator, bivuze ko mu gasozi nta yindi nyamaswa ikunda kuyihiga. Kubera imbaraga n'ubutwari igaragaza, intare kuva kera yiswe umwami w'ishyamba. Ikunda guhiga cyane cyane nijoro kandi ishobora kubaho mu bidukikije bitandukanye, birimo savana, ibyanya by'ibyatsi n'ibihuru byinshi. Mu bihe bya kera intare zabonekaga mu bice byinshi by'Uburayi, Aziya ndetse na Afurika. Ariko muri iki gihe nyinshi ziboneka mu bice bya Afurika biri munsi y'ubutayu bwa Sahara. Hari kandi itsinda rito cyane ry'intare zo muri Aziya riboneka muri pariki iri mu Buhinde izwi cyane nka Jur National Park and Wildlife Sanctuary. Iyi ni pariki irinzwe cyane yashinzwe mu mwaka w'1965 hagamijwe kubungabunga intare zo ku mugabane wa Aziya kugira ngo zitazazimira burundu. Intare ni inyamaswa ifite umubiri ukomeye cyane, umubiri muremure, umutwe munini n'amaguru magufi ariko afite imbaraga. Imiterere n'ingano by'intare bitandukana hagati y'ingabo n'ingore. Kimwe mu bintu bitandukanye intare y'ingabo n'iy'ingore n'umusatsi muremure uzengurutse umutwe n'ijosi. Ushobora kuba muke cyangwa ukaba mwinshi cyane ugapfuka umutwe, ijosi n'ibitugu ndetse rimwe na rimwe ugakomeza mu gituza no ku nda. Ku ntare zimwe uyu musatsi uba wijimye cyane hafi kuba umukara, bigatuma intare isa n'ifite icyubahiro kandi nini kurushaho. Kandi uwo musatsi ufasha gutera ubwoba izindi ntare bihanganye no gukurura ingore. Intare y'ingabo ikoze ishobora kugira uburebure bwa metero 1 kugeza kuri 2 udashyizemo umurizo wa metero hafi 1, ndetse n'ibiro hagati y'ijana na 70 na 230. Mu gihe iy'ingore iba ntoya ho gato, ifite uburebure bwa metero hafi 1 n'igice, ndetse n'ibiro hagati y'ijana na 20 n'ijana na 80. Intare ni inyamaswa z'uduce twihariye mu muryango w'injangwe kuko zo ziba mu itsinda ryitwa Pride. Abagize iryo tsinda kenshi bamara umunsi bari mu matsinda atandukanye, ariko bakongera guhurira hamwe mu gihe cyo guhiga cyangwa gusangira ifunguro. Iryo tsinda rigizwe n'abakecuru ndetse n'abakiri bato b'intare z'ingore. Bamwe muri bo bafitanye isano, hakaba n'intare z'ingabo. Buri tsinda riba rifite akarere kariranga neza, kagizwe n'ahantu nyamukuru kakabungabungwa cyane kugira ngo hatinjira izindi ntare, ndetse n'ahantu h'inyongera aho zishobora kwemera ko habaho guhurirana n'andi matsinda. Intare zigira uburyo bwihariye bwo kugabana no gukoresha akarere. Iyo ubwinshi bwazo bwiyongereye cyane cyane mu gihe cyo gufungura, akarere k'itsinda kaba gato cyane, aho kagera ku birometero 20 gusa. Ariko iyi ntare ari nkeya, akarere gashobora kwaguka cyane, kakaba kagera ku birometero 400. Amatsinda amwe y'intare ashobora gukoresha akarere kamwe mu gihe cy'imyaka myinshi, bakakagabana hagati y'intare z'ingore. Ko kugabana akarere gufasha buri tsinda kubona ibiryo bihagije, kurinda abana babo ndetse no kubaka umutekano w'itsinda. Intare zigaragaza akarere kazo mu kurira cyane no mu gusiga impumuro. Urusaku rwazo rudasanzwe rukorwa mu masaha y'umugoroba mbere yo guhiga nijoro ndetse na mu gitondo mbere yo guhaguruka. Intare z'ingabo zigaragaza aho ziri binyuze mu kunyara ku biti, ku bihuru cyangwa ku butaka, bigasiga impumuro ikomeye cyane. Kunyara, kwituma no kwisiga ku bihuru byose bigira uburyo butandukanye bwo gusiga ibimenyetso by'aho ziherereye. Hari ibisobanuro binyuranye bishingiye ku nkomoko y'ibinyabuzima bigaragaza impamvu intare ziba mu matsinda. Ubunini bw'umubiri wazo ndetse n'ubwinshi bw'inyamaswa bishobora gutuma kubana mu itsinda ari uburyo bworoshye ku ntare z'ingore mu bijyanye no gukoresha ingufu.
Urugero, amatsinda y'intare z'ingore ahiga neza kurushaho kandi ashobora kurinda abana b'intare ku ngabo zishaka kubica. Intare ni inyamaswa z'inkazi zifite uburyo bwihariye bwo guhiga. Akenshi iz'ingore ziba mu mukenke ari nazo zikora akazi kenshi ko guhiga. Mu gihe cya nijoro, mu bihe bidasanzwe cyane cyane iyo ziri mu matsinda manini, zishobora gufata inyamaswa nini cyane nk'imbogo, imvubu cyangwa ibyana by'inzovu, ariko akenshi zikabangamirwa n'indwara cyangwa n'intege nkeya. Ingabo nazo ni abahigi b'abahanga cyane cyane ziba mu bice bifite ibihuru cyangwa iziba zizerera. Naho iziba mu miryango akenshi zirinda akarere ariko zigashyira imbaraga mu kwaka ingore inyama ziba zamaze gufata. Usibye guhiga, intare ntizuyaza kurya intumbi z'inyamaswa zapfuye cyangwa kwaka iminyaga izindi nyamaswa nk'amasega, ingwe ndetse n'imbwebwe. Nubwo kandi intare izwi nk'umwami w'ishyamba, nayo ni inyamaswa ishobora guhigwa n'izindi nyamaswa ndetse bikarangira ipfuye. Reka turebe inyamaswa 5 za mbere zishobora kurwana n'intare kugeza ipfuye. Ku mwanya wa 5 tuhasanga giraffe cyangwa se twiga. Dore uko twiga ibasha kwica intare. Twiga ishobora gutera umugeri ukomeye cyane mu cyerekezo cyose, haba imbere, inyuma cyangwa ku mpande. Umugeri umwe gusa ushobora kumenagura amagufwa y'intare, kumenagura urwasaya cyangwa guhita uyica ako kanya bitewe n'aho ufashe. Twiga ni inyamaswa ndende cyane ku buryo ishobora kubona intare ikiri kure, bityo ikaba yayitegura mbere y'uko igeraho. Iyo intare igerageje kuyisimbukira ikagwa munsi y'ibinyafu byayo, twiga ishobora kuyitera imigeri ikomeye cyane, ikayica kuko amaguru yayo aba afite imbaraga nyinshi cyane. Umwanya wa 4 turahasanga ingona. Ingona ifite ubushobozi bwihariye buyifasha kwica inyamaswa nini harimo n'intare, cyane cyane iyo intare yagiye kunywa amazi ku ruzi. Ingona ishobora kwihisha munsi y'amazi igihe kirekire igasigaza gusa amaso ndetse n'amazuru. Intare iyo ije kunywa amazi ntibona ingona iri hafi yayo. Ingona nayo igategereza kugeza igihe intare yegereye amazi cyane. Nubwo ku butaka igenda buhoro, mu mazi ingona irihuta cyane. Iyo intare yunamye ngo inywe amazi, ingona ihita iyifata mu kanwa kayo, ikayikomeza ntirekure, hanyuma ikayikwegera mu mazi. Ingona kandi ishobora gukora uburyo bwo kuzunguruka cyane mu mazi ndetse ifasha inyamaswa. Ibi bituma inyamaswa iza gutakaza imbaraga, hanyuma kuyica bikayorohera. Ku mwanya wa 3 kandi turahasanga imbogo. Imbogo nayo ishobora kwica intare mu gihe irimo kwirwanaho cyangwa irinda umukumbi wayo. Ibi bibaho mu gihe intare yegereye ishaka guhiga. Imbogo yirukaho ikayicumita amahembe cyangwa ikayikandagira kugeza ipfuye. Imbogo ibikora itagamije kurya intare, ahubwo ari ukugira ngo irinde ubuzima bwayo ndetse n'ubw'umukumbi wayo. Ku mwanya wa 2 turahasanga inkuru. Inkuru ifite ihembe rikomeye ku zuru, rikaba rishobora gutobora intare mu gihe ziri kurwana. Inkuru ifite uruhu rukomeye cyane bituma intare ikorwa no kwikomeretsa n'amenyo yayo. Nubwo igaragara nk'ituje, ishobora kwiruka ku muvuduko ugera kuri 50 ku isaha, bigatuma ishobora gusingira intare ku buryo bwihuse. Ku mwanya wa 1 turahasanga inzovu. Inzovu ikoresha ibirenge byayo binini cyangwa amavi igatsindagira intare hasi, hanyuma ikayimanyagura amagufwa n'inyama mu masegonda make cyane. Inzovu kandi ishobora gushinga amahembe yayo mu ntare, ikayisogota cyangwa ikayiterera hejuru, hanyuma ikayikubita hasi maze kuyitobora. Inzovu kandi ikoresha umutonzi wayo ufite imitsi ikomeye ikajugunya intare kure, cyangwa ikayikubita hasi n'imbaraga nyinshi cyane. Uburyo intare zororoka bushingiye ku kuba zishobora kwima igihe icyo ari cyo cyose mu mwaka. Nyuma yo kwima mu gihe cy'iminsi iri hagati y'100 ndetse n'110, ingore yitaruye umuryango ikabyara ibyana biri hagati ya 1 kugeza kuri 4, kandi ikabyarira ahantu hihishe cyane. Ibyana bitangira kumenyera kurya inyama ku mezi 3, ariko bigakomeza konka kugeza ku mezi 6. Akenshi bikonswa n'ingore zose zo mu muryango kugira ngo bibashe gukura neza ndetse no kurindwa ubugome bw'ingabo nshya zishobora kubyica. Ubusanzwe kandi intare zirama imyaka iri hagati y'10 na 14. Iyo ziri mu gasozi aho zihura n'imbogamizi nk'inzara, ibikomere n'amakimbirane n'izindi nyamaswa. Cyakora ziba mu byanya by'inyamaswa zishobora kurama igihe kirekire, kenshi hagati y'imyaka 20 na 25.
kubera kubona ibiryo bihoraho, kwitabwaho n'abaganga n'umutekano usesuye utarangwamo abahigi. Muri rusange intare z'ingabo zirama igihe gito ugereranyije n'iz'ingore bitewe n'ibyago byinshi zihura nazo mu gihe cy'imirwano no kurinda ubutaka bwazo. Ikindi wamenya ku ntare ni uko buriya zikunda igihe cy'imvura irimo inkuba n'imirabyo, aho urusaku rw'inkuba n'imvura ihinda bituma inyamaswa zihigwa zidashobora kumva urusaku rw'intare mu gihe itontoma. Ibi bituma intare ibasha kuzisatira cyane zitarayumva. Imirabyo itungurana kandi ituma inyamaswa zihigwa zihuma amaso akanya gato cyangwa zikagira ubwoba n'urujijo, bigatuma intare zibona uburyo bwo kuzifata mu buryo bworoshye. Imvura ivanze n'umuyaga ikuraho impumuro y'intare, bityo inyamaswa zihigwa ntizibashe kumenya ko umwanzi ari hafi. Intare zongeye kugarura icyizere mu Rwanda guhera mu mwaka wa 2015 ubwo zasubizwaga muri parike y'Akagera nyuma y'imyaka myinshi zarazimye. Raporo za African Parks zigaragaza ko umubare wazo wamaze kurenga 60 zivuye ku ntare 7 gusa zakuwe muri Afurika y'Epfo. Kugaruka kwazo byafashije kongera uburinganire bw'urusobe rw'ibinyabuzima, ecosystem balance. Byongeye kandi izi nyamaswa ni inkingi ikomeye y'ubukerarugendo kuko zibarirwa mu nyamaswa 5 za mbere zikurura ba mukerarugendo benshi basura u Rwanda. Ibi bigira uruhare mu kuzamura ubukungu bw'igihugu no guteza imbere abaturage baturiye pariki binyuze muri gahunda yo gusangira inyungu z'ubukerarugendo izwi nka 10% revenue sharing. Ku rwego rwa Afurika y'imibare iracyateye impungenge. Raporo y'umuryango mpuzamahanga mu kubungabunga ibidukikije International Union for Conservation of Nature igaragaza ko ku mugabane wa Afurika hasigaye intare ziri hagati y'20,020 n'20,025 gusa, kandi mu myaka 20 ishize umubare wazo wagabanutseho hafi 43%. Ibi biterwa ahanini n'itakara ryaho ziba, amakimbirane hagati y'abantu n'inyamaswa ndetse n'ubuhigi butemewe. Nubwo bimeze bityo, imiryango mpuzamahanga irimo Panthera ndetse na Wildlife Conservation Society igaragaza ko mu bihugu bifite uburinzi bukomeye nk'u Rwanda, Tanzania ndetse na Afurika y'Epfo, imibare y'intare iri kugenda yiyongera buhoro buhoro, bigatanga icyizere cy'ejo hazaza h'izi nyamaswa ku mugabane wa Afurika.